ariko kwibuka yaba bitabagaho koko papa mutoni njya nicara ngatekereza nibuka kera nkiri kumwe nawe rwose we nibuka kera ko ngusuhuza ariko wowe ushaka kunyigiriza mwana kanisengera Imana amina Bikira Mariya nyiri impuhwe wibuke ko ntawe wigeze kumva ko waguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire sikundi kubona hano ariho bavomaga gicana kizanyirukanisha Ivani icyo gituma nkwizera ndakugana nkugangira mu magara yuko ndi umunyabyaha mubyeyi w'umukiza ntiwirengagize ibyo mubwira ubyumva ubyiteho amina nabyutse ahubwo nzanira amazi aho mu kirahure n'inywera imiti hajije nta kibazo zana imiti tukiramo nzanire rekera birahagije mbwirira na muto naze mwicare hano ndabashaka gira vuba gushakira iki nabwiraga ndashaka kukubaza amafaranga y'ishuri wirirwa unyaka buri munsi nayiki ku ishuri nyazo nakubyumva ni gute wiga ugatsindwa warangiza ukanyaka minerivare umwe agatsinda uwo ugatsinda ntabwo mwiga hamwe none ntabwo ushaka kunsubiza ko nabonye isigaye impanganye nawe agusema reka maze mubaze mbaze wowe ko wavukira imwe na Gerard nyanga Mariya ufite abiswa n'ikizi nta soni urumva ukuntu wiha kunsubiza wigize ingare garuka hano Mutoni banguka vite ngwino hano wese niyicangwa niyimukoresha sana garuka umuvomaga wese umwishaga mu turaza tukicara kuki mukanya niko mubaza nawe mbona wigize wihwemereje ushaka guhishira nkubaza usubize kandi umbwije ukuri niko ariya Mutoni ariga cyangwa ntabwo yiga si wowe mbaza Mutoni ariga cyangwa ntabwo yiga ni namwe na rimwe gushatse kuvuga iki
yiga kangahe mu cyumweru ko alliance uri hehe ntabwo ari wowe ndi kubaza yiga kangahe mu cyumweru gumyuhishije Mutoni wacyohewe garuka hano warangiza ukaganda hano harimo amazi aho ugenda ariho n'intera abanyamushika bizakibinaga noho kunyawica garuka hano se hagarara hasi ntabwo uri kumutwaye iki yaba utari umukobwa uriga cyangwa ntabwo wiga sumva kubaza alliance simuza gusubize uraranyigira subiza wowe ndumva nta kintu kinavuga uzi n'ikintu ndavuze ngo kiriya kimara cyawe cy'ikimaraya cy'ikimaraya yego ntazongere gutaha muri iyi nzu inzu ni iya papa yego ntabwo ari isengo ry'imisiga yose urinde hano wa gicucu nagurwa indi byara mwero na muhima koko ari yabonye ibyo ntunze minsi myinshi wa baragera kwa murahira naraheze ariko ni akazi kenshi umeze uteze meze fresh tu ndabona ariko warabaye umusitari uracyaririmba efo ntabwo twase ntabwo ari akazi naze gusaba ndagaswa ngo ndi gufura ibitenge by'abagore amakariso ejo baba bambwiye ngo ni imfure na pampe bakava urabona tuziranye kuva kera kandi ugira kubona byaranze ariko wowe ufite studio udimbye hari na poroje nyinshi mfite gukora ariko zarakwamye nyine kubera nawe ucwa nyine nawe urabyumva kasongo proje zawe birashoboka ariko usanze ndimo kugenda nari ngiye hari abandi bantu ngiye kuganira nabo ibyo kuko mfite studio nziza studio nini nyoboye dufite n'amaproje menshi y'abantu hariho n'abandi bantu dushaka gufasha nzaja mu ijuru kureba bariyo nzaja mu ijuru kureba bariyo nzaja mu ijuru kureba bariyo ye karame iyo myenda nturarangiza kuyifura nari nsigaje kujabura ebyiri kujabura aho wahereye ujabura waza ugaheka umwana ntabwo icana kingana guca baragiheka ngo icyana uramukira umwana nta rusoni ngo uhemba amabuye se wamaha imirongo nkumva uko ijwi ryawe muri iyi minsi rimeze cyangwa se na poroje ufite nkumvaho gatoya Borarikesh, papagayo papito, nabagiye. Let's go. Manu zami binkwiriye, manu zami bitagusuzuguza. Jundinde mitego y'umwanzi satani bifuza kukumbuza. Manu zami binkwiriye, manu zami bitagusuzuguza. Jundinde mitego y'umwanzi satani bifuza kukumbuza. Meka neza ndi kuvunika.
ico ni cane. Arogamwa ni meza. None si mwebwe iyo bimeze bite? Ashaka akazi k'ikigali. Sha Kigali ni nziza, harimo amazu ageretse nk'inshuro 11 n'itanu gutyo. Ariko ntabwo nakugira inama ngo uzaze gukora i Kigali. Chakura da udakoreye nka mabuja. Sha nahuye na mabuja. Ni mushiki wa Satani neza neza. Nakuze nkunda Imana ariko nkorera Satani. Niruka n'amaguru nshaka itamirenge. Jye nasanze byose byose ari renge. Jye nagengo nitudyumva kimwe. Mana rwose bye byoroshe. Nshira hasi. Chana. Surugwana go. Pango heki wagwana. ubusanzwe Kasongo ryari rya mu stari wa sigaye witwa ngo iki? Ngo nsigaye nararihinduye nyine. Nsigaye nitwa bad boy mubi cyane. Bad boy. Ariko iyo ndirimbo nsa n'uyizi bo ryo jwi ntabwo ari ubwambere mbyumvise ariko nta kawe bwite wahimbye wa. Nako tukumva uko bimeze tukumva imyuka y'ijwi kwa twagufasha muri agiye studio birashoboka cyane. Ngira aho gato gashoboka iminota iri kunjyana ariko ngira aho gake. Vayo kuntutu. Vayo mbere umushitsi. Ndakubaga nadi mususo. Kiyo habagikunda naho bagihinga. Yawega naho bagicika. Kuntutu. Wane inyota nyene wasati. Bad boy. Ubu Kasongo byararangiye? Yagiye. Okay. Nta kibazo muri Alatian turagufasha ariko twebwe ibintu byacu bica mu mucyo ntabwo dupfa gufata umuntu gutyo gusa cyangwa ikimenyane nubwo tuziranye ariko numvise ufite na projet nziza ariko dufite competition muri iyi minsi hari abantu dushaka gufasha twa promoting twabazamura byaba byiza rero nawe uje ugakompeta n'abandi nituguhitamo tuzagufasha nta kibazo sibyo hate ngo ni mushiki wa Satani Sinje wabivuze ndakwirukanye fata ibyawe fata ndakwirukanye fata ubwo buzire bw'imyenda yawe nakerewe reka njye kuri umuntu nashakaga ubwo tuzasubira nzakumenyesha uzaze noneho ukompete n'abandi. Sawa Kasongo bad boy. Uracyara nakwirukanye genda nakwirukanye fata n'ibyo byawe ugenda ihute nakwirukanye nkubure